Eyo Proski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ngarukanye top 5 y'ibintu bitanu ugomba kwirinda muri uyu mwaka kugira ngo niba ushaka gutera imbere, niba ushaka iterambere ryawe muri rusange ku giti cyawe, nta wundi mufatanyije, nta wundi urebeyeho. Ibi ngibi ni ibintu bitanu bigiye kugufasha muri uyu mwaka wa 2024. Truth TV yakwegeranyirije kugira ngo ubashe gutera imbere. Uyu munsi turi mu kwa mbere, fatirana n'uku kwezi kwa mbere, kuko burya abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo burya ngo kurya ni kare. Uyu munsi rero Truth TV yakwegeranyije ibintu bitanu ushobora gukurikiza ukagira gute ugatera imbere by'umwihariko, kandi n'akazi kawe kakagenda neza, n'ibikorwa byawe muri rusange bikagenda neza. Tutabatindiye rero, reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu hariho irinda inzoga. Iki ni ikintu abajene benshi batajya baha umwanya, batajya batekereza, ariko kwirinda inzoga ni kimwe mu bintu bifasha umuntu gutera imbere, bigafasha umuntu mu iterambere rye ry'ubuzima bwe bwose. Ndetse buriya umuntu wirinze inzoga nyinshi mujya mubona ko ntago ajya apfa gusaza, agira imyaka 70 bakimukekera muri 55. Ni ikintu rero kigaragaza neza yuko urubyiruko rw'ubu, abajene b'ubu, ndetse n'abari hejuru yaho gatoya bagomba kugabanya inzoga, bakirinda inzoga. Ikirahure kimwe cya muganga cya dogiteri yemeje, icyo cyo sinagikuraho, ariko abantu bagomba kwirinda inzoga mu rwego rufatika. Ku mwanya wa kane, kuryama utinze ukabyuka utinze. Iki ni kimwe mu bintu bishobora kugusubiza inyuma bikagusubiza ku isuka. Kuryama utinze ukabyuka utinze, buriya ni kimwe mu bintu bigaragaza ko uwo mukozi afite ubunebwe, kuko niba umukozi yaryamye atinze akongera akanabyuka atinze, ni kimwe mu bintu bigaragaza ko uwo mukozi nta terambere na rito afite. Kubera yuko ibanga ubundi ryiza cyane ryo kuba wafatisha buno buzima ni ukuba waryama utinze ukabyuka mbere y'abandi. Ni byiza cyane ko waryama mbere ukaruhuka bihagije, ukaza no kubyuka mbere y'abandi kugira ngo ibintu bigende neza. Niba waryamye mbere y'abandi uraza kubarusha umwanya wo kuruhuka, nunabyuka mbere yaho uraza kugira umwanya wo gukora cyane. Ryama kare ubyuke kare, uryame bihagije kugira ngo ubone umwanya wo gutekereza bihagije. Ku mwanya wa gatatu, wifusha umwanya wawe ubusa. Iki ni kimwe mu bintu umuntu ashobora kuganira akavuga ati se gupfusha umwanya wanjye ubusa ni gute? Ariko umwanya wo dufite ungana, ariko by'umwihariko ntago tuwukoresha mu buryo bungana. Niba amasaha 3 yanjye nshobora kuyakoresha ndimo ndeditinga ikiganiro cyangwa se ndimo ndakora izindi gahunda zanjye zigiye kunyinjiriza amafaranga, wowe amasaha 3 yawe ukaza kuyakoresha urimo urenjoyinga ibintu bidafite umumaro, bidafite agaciro, aho ngaho ngiye nzajya kwinjiza we wa mwanya wapfushije ubusa ntacyo uri murinjizamo. Rero wifusha umwanya wawe ubusa, turi mu isi iri kwirukanka, umwanya wawe ushobora kubyaza umusaruro uko byagenda kose. Kubera yuko, reka nk'urugero rutoya, ushobora kuba uryamye mu rugo, wicaye mu rugo, ariko ushobora gufata amasaha 2-3 ukamenya ngo muri karitsiye na yahe mazu adafite abantu bayakodesha, ukaba ufite ayo makuru, ukajya ku mbuga nkoranyambaga ukabipostinga. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha kuba wakegeranya amakuru kandi ukayabyaza umusaruro. Wifusha umwanya wawe ubusa. Ku mwanya wa kabiri, icyo utekereje gishyire mu bikorwa. Iki ni kimwe mu bintu abantu muri Afurika cyatwangije, ndetse n'abazungu bagahora bavuga ati abanyafurika ntidutekereza, abanyafurika bakora ibintu byabo ubunyamasyo, mbese bashaka kuvuga ko ukuntu tugenda gahoro mu byo dukora. Ariko muri uyu mwaka icyo utekereje gishyire mu bikorwa, kuko uyu ni umwaka wo kugira ngo ibyo dutekereje tubishyire mu bikorwa. Iyi ni top 5 y'ibintu bitanu byagufasha gutera imbere muri uyu mwaka. Kora subscribe tujye tubana. Iyi ni Truth TV. Icyo utekereje gishyire mu bikorwa. Hari abajene benshi bafite impano zitandukanye, bafite ibintu byinshi mu mutwe bakumva bagaragariza abanyarwanda, ariko by'umwihariko cya kindi watekereje gishyire mu bikorwa.
nibyo n'umukuru w'igihugu ahora atubwira His Excellence Paul Kagame ati wowe ibyo wowe wumva wakora wowe bigerageze kubikora, ahubwo noneho urebe umusaruro biri buze gutanga. Ku mwanya wa kabiri rero w'ibintu byakugirira akamaro, icyo utekereje gishyire mu bikorwa, nta limit ufite, pfa kuba cyemewe n'amategeko, nta uri buguhagarike. Ku mwanya wa mbere turahasanga inshuti zigufitiye ishyari zirinde. Ku mwanya wa mbere rero kino kintu ukitondere, muri iyi minsi usanga twibeshya ku nshuti tugendana nazo, ugasanga uri kugendana na za nshuti zishaka ko ujya mu bihombo, zishaka ko utatera imbere, wowe wibwira ko ari inshuti zawe. Izo ngizo rero niyo wagira inshuti imwe, niyo wagira inshuti ebyiri, ariko inshuti zigufitiye ishyari zirinde, kuko inshuti zigufitiye ishyari zizahora wumva utatera imbere, zizahora wumva wahora ku rwego rumwe. Ubwo rero nawe nuziha umwanya muri uyu mwaka wa 2024, inshuti zigufitiye ishyari menya ko nta kintu uzigera ugeraho. Izo ngizo zirinde, inshuti zitakwifuriza iterambere na rito, inshuti zihora zifuza ko mwahora ku rwego rumwe rwo hasi mudatera imbere. Izo ngizo zirinde muri uyu mwaka wa 2024, ntacyo zakugezaho. Iyi ni Truth TV, kora subscribe. Iyi ni top 5 y'ibintu bitanu ugomba kwirinda muri uyu mwaka. Ku mwanya wa mbere rero nicyo twari dufite, inshuti zigufitiye ishyari zirinde, kuko nta kintu na kimwe uzigera uzikuraho, nta mumaro n'umwe uzigera uzikuraho, zirinde. Mwakoze cyane, njye the B1 promoter. Iyi ni Truth TV Rwanda. Iki kiganiro top 5, top 10, top 15 nakagaruka kuri Truth TV Rwanda.